iki gihe nicyo kwitegura umukiza Yesu ari hafi mbe mugenzi wanjye uriteguye kureba mu maso umukiza zihanejo yatwaye benshi zihanejo yatwaye benshi abantu b'iki gihe ntibakemera kwihana ibyaha byabo ngo bakizwe bavuga gusenga kiboneka hamiriza Yesu uhaguruke zihanejo yatwaye benshi zihanejo yatwaye benshi ari w'igihugu hakurya ya Rwaruzi nitukigeramo imiruho izabishize Yesu azatwakira atubwira ati humura tuzanezeranwa na Yesu iteka niteka. Okay, tukumva nyine twishimye cyane turi kuririmba nyine ibintu byavuyeyo. Urumva rero ko Imana yadukoreye bikomeye. Amen. Ubu rero urubyiruko rwacu impamvu akenshi na kenshi hanze ahangaha bitari kugenda neza nuko kuba hafi y'ijambo ry'Imana biri kure yawo naho ubabwira ijambo ry'Imana bumva bakwiye kwigendera mu bintu ngo bita iterambere ariko ntago bazi ko iterambere rifite agaciro ari iterambere rigusuri ko hazabaho umubabaro mwinshi cyane ku bantu batanditswe mu gitabo icyo gitabo rero turiho none ariko mu kandi kanya twaba tumaze kurangira ese umuntu aramutse asinziriye yazakanguka n'iki imigambi rero dufite niyo kugira ngo twogeze ubutumwa bwiza hanyuma burenge kumbibiza aho tugeze amaguru kubera ko aho tugeze amaguru ni hatoya cyangwa se ni hagufiya ugereranyije n'uko ubwami bw'Imana bukeneye kwagurwa akaba ari nayo mpamvu tugenda twifatanya n'izindi mbaraga zitandukanye cyangwa se ubundi bushobozi bushobora kudufasha kwagura ivugabutumwa ryacu kugira ngo rigere no mu mahanga aho twebwacu tutabasha kugera ari nabwo buryo nk'ubu ngubu twisunze Iyogezabutumwa TV abakozi b'Imana Imana ihagurukije muri iki gihe kandi bafite ishyaka n'umuhate ukomeye wo kogeza ivugabutumwa ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ndirimbo z'abahanzi abaririmbyi ndetse n'abavuga butumwa kandi mubikora neza turashima Imana namwe muri abakozi b'Imana kandi rwose Imana izabaha umugisha Imana nibaha umugisha reka twibuke cyagihe cyageze ko twabonaga tubaye twenyine nibwo twahuye n'Uwiteka Imana aramwenyura aradusekera reka twibuke cyagihe cyageze ko twabonaga tubaye twenyine nibwo twahuye n'Uwiteka Imana aramwenyura aradusekera hari ubwo kurira ejo akabona gutabarwa imbaraga zacu zari zirangiye Uwiteka aradutabara nahimbazwe hari ubwo kurira ejo akabona gutabarwa imbaraga zacu zari zirangiye Uwiteka aradutabara nahimbazwe. twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mukurikira Iyogezabutumwa TV kandi twongeye gushimira mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byiza Iyogezabutumwa TV ibagezaho reka kandi nshimire wowe udahwema gukora subscribe ndetse no gusangiza ubutumwa bwiza Iyogezabutumwa TV iba yabagejejeho
ari nako mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu twatembereje kamera ndetse na mikrofone zacu mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Mahembe, aho twagiye gusura korali Betelehemu. Korali tugiye kuganira byinshi, amavu n'amavuko y'iyo korali, ese bafite iki, bafite ijambo, ese bakora iki kugira ngo iryo jambo barisangize abantu, bafite indirimbo zingahe, ese bazifite hehe? Ni byinshi turi buze kuganira, ari nabwo ntangira mbaha ikaze, by'umwihariko mpereze ikaze umushumba, nguha ikaze kwiyogeza butumwa. Aha, Perezida wa korali nawe muhaye ikaze, namwe baririmbye mwese mbahaye ikaze kwiyogeza butumwa TV. Haye n'umucuranzi wanyu ikaze Caleb, muhaye ikaze, n'abandi mwese mwiyumve ko bahaye ikaze, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu. Reka dutangire ikiganiro cyacu, Pasiteri adusengera kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza. Mbahaye ikaze. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimira cyane kuko ari waduteguriye uyu mwanya kugira ngo duhure na bene data, tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza waduhamagariye kugira ngo tubashe kuzabona umusaruro tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Igihe cyose twabaye hano ku isi tugakora iyamamazabutumwa dukoresheje indirimbo mu ijambo ryawe, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Reka rero abihana bazaboneke ari benshi, kandi abazamara kumva ubu butumwa bwiza bizabagirira umumaro, cyane cyane wo kuzahinduka umunyago w'Imana yacu. Tubisenze data twese mu izina rya Yesu, amen. Reka sabe korali batwakire mu ndirimbo imwe, niturangiza tuze twanzika ikiganiro. Mwakoze. Ijambo ryawe Mana n'umugara muremure, mukiranutsi arihungiramo agakomera. Ijambo ryawe Mana n'umugara muremure, mukiranutsi arihungiramo agakomera. Muri guseka ariko wiyuvuze ijambo ryawe rirakomera. Jambo, 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 Imana
ubundi turaza gukomeza mu kanya no gukomeza ku ndirimbo nziza korali Bethlehem itugejejeho. Reka dutangire n'ikiganiro cyacu nk'ijambo perezida wa korali Bethlehem umudugudu wa Muramba. Barakoze cyane korali Bethlehem imaze kutugezaho indirimbo nziza cyane iri butwinjize mu kiganiro nyirizina kugira ngo tumenye n'amavuko yayo. Ari nako mpa ikaze perezida aratangira atubwire amwe mu mateka ya korali Bethlehem. Perezida nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Imana nibaho umugisha. Amazina ni Bendatimana. Nkuko mubivuze ndi perezida w'ikorali Bethlehem. Ikorera umurimo w'Imana ku itorero rya Muramba, paruwase ni Karengera. Imana nibaho umugisha. Amen. Korali Bethlehem ni korali igizwe n'abaririmbyi bageze muri 63 bakorera Imana kandi babikunze, kubera ko twamenye neza yuko tuzagororerwa uyu murimo nitukora neza. Korali rero ifite abayobozi bayo, yewe ni perezida, visi perezida witwa Bizimana Marite ari iburyo bwanjye, akaba yabasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Dufite kandi na Dirigente nawe yabasuhuza, yitwa Iradukunda Marie Chantal, nawe nabasuhuza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Nizimbye mu magambo, turi kumwe n'abandi bayobozi, uriya yitwa Karebu, nawe ni umuyobozi tubana muri komite, turi kumwe kandi n'abandi bayobozi batandukanye ba korali. Ntizimbye mu magambo yenda kugira ngo dukoreshe umwanya neza ukuri, nibaza bose dushima Imana cyane. Imana yaduhamagariye gukora uyu murimo kandi ni umurimo mwiza, tubizi neza yuko tuzaboneramo ingororano, cyane ko ari umurimo twamenye neza yuko dukorera hano mu isi ariko no mu ijuru nawo kazakomeza. Mbese ni umutungo wimukanwa, ni umutungo utabasha kubura. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Iyi korali rero yatangiye yitwa Bethlehem mu mwaka w'1987 nibwo yabaye fonde hano ku itorero rya Muramba. Hanyuma ikaba yaratangijwe n'uwitwa Kayihura Aloyizi bakundaga kwita Cyota Muyaga, niwe wayitangije nka ukwiyumvamo umuhamagaro w'uko hakwiye kuba korali ikora umurimo w'Imana. Hanyuma iyo korali itangira umurimo w'Imana muri uwo mwaka w'1987 nibwo yafashe izina rya Bethlehem, itangijwe n'uwo mukozi w'Imana umaze kubabwira, yari umupasiteri. Hanyuma rero iyi korali yahuze yitwa korali Umunezero, hanyuma iza itorero uko rigenda rivugurura rigira ngo rifonde imbaraga zifatika ku murimo w'Imana, nibwo yaje kwihuza niyo yitwaga korali Umunezero. Batangira bakora umurimo w'Imana ariko mu by'ukuri bisa naho bigaragara yuko ari bigoranye, ariko Imana igenda ishyigikira korali uko basenga Imana ikajya igenda itanga amasezerano, igenda iyoborwa n'abayobozi batandukanye. Imana igenda ishyigikira korali uko bukeye uko bwije, abakizwa bakajya bagenda biyongera ku itorero, kandi tubishimira Imana yuko byose Imana yabikoze neza. Ni korali rero yagiye ihura n'igihe bitoroshye, ariko abakozi b'Imana ntibacogore, bakajya bagenda bakora umurimo mu bihe bitandukanye. Imana ikajya igenda ibakoresha iby'ubutwari. Ubu ngubu noneho turimo no mu gihe kimeze nk'iterambere ririmo riraza, ariko mu by'ukuri gutangira uyu murimo ntabwo byari byoroshye nk'uko namwe mubizi. Ntabwo iterambere turimo turaribona gutya, ariko mbere hari ibintu bigoranye gukora umurimo w'Imana.
w'Imana abantu bakawukora gusa, usibye ko buzuye umwuka wera, bari buzuye umwuka wera, umwuka w'Imana agaherekeza amasengesho, agaherekeza n'ubushake bari bafite bwo gukorera Imana, ariko mu bisanzwe ntabwo bari bafite iterambere nk'iryo tubona ubu ngubu. Batangiye ari abantu ubona baciye bugufi, boroheje, mbese ubona ko iterambere ari ritoya, hanyuma Imana igenda ibashyigikira. Batangiye bavuza ingoma y'uruhu, ari cyo gikoresho cya muzika bafite, bakakoresha na pendo, hanyuma Imana igenda ibatera iteka, iterambere ryitwa ngo ririmo riraboneka, baza gukoresha akagitari, bakajya bagakoresha kuri ya radiyo za kera bitaga rubaho, nuko bagahuza umuziki ukagenda uboneka. Ariko icyo dushimira Imana ni uko Imana yacu ntabwo ari nyamaboko makeya, ahubwo ni nyambaraga cyane. Icyo gihe cyose niko Imana yagendaga ibongerera abakizwa, kandi ibyo byose byagendaga berekezwa n'amasezerano Imana yagendaga isohoza uko bwije n'uko bukeye. Basengaga Imana ikagenda ibasezeranya yuko izagenda ibagura ikabagirira neza, mbese kandi Imana yagiye ibisohoza, kuko natwe ubwacu turi navuga ngo turi imbuto cyangwa se turi ibisubizo by'amasengesho bagiye basenga, uko natwe twagiye tuza tugana Imana. Rero yagiye ikoramo imirimo n'ibitangaza ku buryo butandukanye. Abenshi bagiye bajyamo ari urubyiruko, bakagenda bashyingirwa, benshi bakagenda za Kigali, abandi bakagenda za Rubavu n'ahandi hose. Bose uko Imana igenda itera iteka, abatangiyemo nta kazi bagira, benshi Imana yabahaye, benshi yabahawe kwiga, amashuri bararangiza, abandi babona imirimo myiza, abandi nabo natwe Imana igenda ituzana, kandi byose Imana yagiye ibikora neza. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Korali rero yagiye ivuga, ikora ivugabutumwa mu duce dutandukanye tw'intara, kandi ubutumwa yagiye ivuga bwagiye bugira umumaro. Yagiye ikora ingendo z'ivugabutumwa, agakoresha ibiterane, gatumizamo amakorali akomeye, harimo za trompete z'i Rubavu, harimo amakorali menshi cyane atandukanye. Yagiye aza akifatikanya na korali Betelehemu mu buryo bw'ivugabutumwa, kandi abakizwa bakiyongera. Harimo za korali ya Bumbogo, ubwo ni wageze muri za Kigali iyo ngiyo, hagiye haza abahanzi bakomeye, barimo bariya ba Mugabo, harimo ba Tasiye Titusi, harimo ba Gishyitsi. Abo bose bagiye baza bagakora ivugabutumwa, kandi ikorali ikagenda ishyigikira umurimo mu gace, abakizwa bakiyongera. Ibyo byose rero tubishimira Imana. Korali yagiye igira amasorti, ikakora ivugabutumwa ryo hanze, kandi ibyo byose Imana yagiye ibikora neza cyane. Imana turayishima mu izina rya Yesu, kuko byose byagiye bigenda neza. Indi navuga rero ngo yagiye igira n'abayobozi batandukanye. Icyo gihe yatangiye umuyobozi wayo wambaye umuyobozi wa mbere ni uwitwa Gahutu Elia, niwe wabaye perezida wa korali Betelehemu. Marerezoma ubu ngubu ntago akiriho, ariko nawe yakoze umurimo muri korali. Ubwo nawe Imana izamugororera, imuhembere ko yakoze umurimo w'Imana. Hanyuma rero turashima Imana ko mu batangiranye nayo n'ubu ngubu hari abo turi kumwe hano. Harimo witwa Muhayimana Elias, niwe wabaye perezida wa kabiri, plutôt witwa Niyongira Albert, Niyongira Albert niwe wabaye perezida wa kabiri. Hanyuma aza gusimburwa n'uwitwa Muhayimana, ari hano turi kumwe muri korali, nabasuhuze mu izina rya Yesu. Uyu ni umuvunyi wacu mukuru, turamwubaha cyane. Mujyanama wacu agenda twereka inzira zose z'iterambere, uburyo mbese n'umuvunyi wacu wa bugufi, utugenda tugira inama, kandi n'ubu turi kumwe adufasha gukora umurimo w'Imana, kandi ibintu byose bikagenda neza. Hanyuma rero ubwo nawe twagiye dusimburana mu bihe bitandukanye. Igihe yari yacyuye igihe, nanjye naracyahuye, ndagiye kunsa n'umukore, ngo babyita ngo iki, no kumukorera mu ngata. Yego, ndamusimbura.
hanyuma nanone ikindi gihe kiza kugeraho nanone asubiraho arongera ayobora nanjye ndongera turagana, mbese ni dusa naho tubisikanye mu bihe bigeze muri bibiri bitandukanye, kandi ntekereza yuko twagiye dukorana neza umurimo w'Imana, ibintu byose byagiye bigenda neza. Ayandi mateka nagaruka wenda nuko nagaruka kuri uwo mukozi w'Imana bita Gahutu Elia watangije korali, yayitangije ari umupasiteri akorera umurimo w'Imana hano ku itorero, ariko nk'uko namwe mubizi ko abakozi b'Imana bajya bagenda bimurwa bavanwa mu bwiza bajyanwa mu bundi, yaje kugenda yerekeje burasirazuba, yagiye yerekezwa mu tundi duce dutandukanye aho yagiye kuyobora, yoherezwaga kuyobora. Ahambere yagiye aturutse hano n'ahitwa i Nyaruyaga, ariko magingo aya ngaya amakuru dufite nuko agikomereje umurimo w'Imana mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande. Turashima Imana rero yuko Imana ikomeje kudushyigikira kandi turakora umurimo w'Imana, turabizi neza yuko nitutagwa isari tuzagororerwa. Yagiye igira rero abayobozi b'indirimbo nabo mu bihe bitandukanye. Uyu twari turimo tuvuga witwa Muhayimana Elias niwe wayibereye umuyobozi wa mbere w'abaririmbyi, ubwo ndimo turavuga mu bijyanye na diligence, niwe wabaye umuyobozi wa mbere. Hanyuma haza gukurikiraho witwa Mukakarara Jeannette, akurikirwa kandi na witwa Habiyaremye Aniseti. Hanyuma nawe turakorana mu bungubu dufatikanyije n'uyu bita Iradukunda Marie Chantal, uyu nguyu turi kumwe. Turashima Imana, haleluya. Abo bose n'abakozi b'Imana, Imana yujuje imbaraga kandi twese dufite umuhate wo gukorera Imana. Imana turabizi neza yuko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kandi natwe turakataje tugihawe imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, twumva tubishikamyemo kandi tutazacogora. Imigambi rero dufite niyo kugira ngo twogeze ubutumwa bwiza, hanyuma burenge ku mbibi aho tugeze amaguru, kubera ko aho tugeze amaguru ni hatoya cyangwa se ni hagufiya ugereranyije n'uko ubwami bw'Imana bukeneye kwagurwa. Akaba ari nayo mpamvu tugenda twifatanya n'izindi mbaraga zitandukanye, cyangwa se ubundi bushobozi bushobora kudufasha kwagura ivugabutumwa ryacu kugira ngo rigere no mu mahanga aho twe ubwacu tutabasha kugera. Ari nabwo buryo nk'ubu ngubu twisunze Iyogezabutumwa TV, abakozi b'Imana Imana ihagurukije muri iki gihe, kandi bafite ishyaka n'umuhate ukomeye wo kogeza ivugabutumwa ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ndirimbo z'abahanzi, abaririmbyi ndetse n'abavugabutumwa, kandi mubikora neza. Turashima Imana, namwe muri abakozi b'Imana, kandi rwose Imana izabaha umugisha. Imana nibaha umugisha. Ndumva rero amateka amwe dufite nayo ngayo, hari n'ibindi byinshi cyane Imana yagiye ikora. Twagiye tubona Imana igenda ikora ibitangaza muri korali, uko twagiye tubana mu murimo w'Imana. Imana yagiye duha amasezerano menshi, Imana yagiye dukorera ibitangaza. Ntago twigeze tuba mu murimo w'Imana ngo tuwubemo gutyo gusa, ahubwo imigisha yose yo mu gakiza k'Imana, haleluya, kubw'ubuntu twarayihawe. Twagiye tubona Imana igenda idushyigikira, ababyeyi bakabyara bakagira imitwaro y'imigisha, Imana ikabaruhura amahoro bakabyara neza nta kibazo. Abanyeshuri bakiga, n'ubu ngubu dufite abanyeshuri tutari kumwe hano muri korali baba bari ku ishuri, ariko igihe kigeze baraza. Harimo n'abarimo kwiga ibijyanye n'uburyo bwo gutunganya indirimbo. Nk'ubu byose urumva ni imigisha twabonye, kandi Imana igenda uduha icyerekezo cy'uko byose ibintu bizagenda neza. Tujya tugira n'ibyiringiro y'uko natwe hari igihe Imana izadutera iteka, ahari natwe tukagera ku rwego tukagera ku rwego rwiza
bwiza bwo kwikorera indirimbo izindi zaba mu mashusho kuko dufite abanyeshuri Imana yateye iteka bajya muri iyo kariyeri yo gukora umuziki. Abacuranzi turabafite kandi abo mwabonye bose ni abacuranzi bacu ba korali Betelehemu. Ni ukuvuga ngo injyana mwumvise niyo ni uwo mwimerere wacu, ni umwimerere wacu rwose. Nta gishyashya dukura ahandi cyangwa se ni umwuka w'Imana dukoresha kandi byose twumva bidukoresha neza. Urakoze cyane. Turashima Imana cyane uko Imana yagiye duha amasezerano ikadusezeranya yuko izagenda tuzanira abantu badufasha mu murimo kandi byose byagiye bigenda neza. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Arakoze cyane Perezida kutugeza amwe mu mateka ya korali Betelehemu. Ariko reka tumaze dufata akaruhuko gato twumva indirimbo, ubundi ndaza kuganira na Perezida hamwe, ariko ndaza kwibanda cyane kuri Pasiteri uraza gusa n'utanga testimony cyangwa se ubuhamya kuva mu mwaka w'1988 kugeza ubu ngubu. Ufite byinshi, ufite ubuhamya bwinshi hamwe n'uriya mupapa nawe mwatangiranye nawe. Muraza kudufasha mutuganirize byinshi cyane, muduhe ubuhamya bwiza cyane. Reka rero dufata akanya k'akaruhuko gatoya k'indirimbo y'amasegonda nka 20 cyangwa umunota umwe, ubundi turagaruka gatoya. Niyo Gezabutumwa TV, iyi ni korali Betelehemu twasuye mu karere ka Nyamasheke. Nge nitwa René Kamoso, mukomeze kugira ibihe byiza. Bagenzi mwe mureke mbabwire, Uwiteka yakoze ibikomeye. 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 Hari ubwo kurira ejo akabona gutabarwa. Imbaraga zacu zari zirangiye, Uwiteka aradutabara nahimbazwe. Hari ubwo kurira bararira ejo akabona gutabarwa. Imbaraga zacu zari zirangiye, Uwiteka aradutabara nahimbazwe. Reka twibuke cya gihe cyageze ubwo twabonaga tubaye twenyine, nibwo twahuye n'Uwiteka Imana. Aramwenyura aradusekera. Reka twibuke cya gihe cyageze ubwo twabonaga tubaye twenyine, nibwo twahuye n'Uwiteka Imana. Aramwenyura aradusekera. Hari ubwo kurira ejo akabona gutabarwa. Imbaraga zacu zari zirangiye, Uwiteka aradutabara
korali Bethlehem irakoze cyane ku ndirimbo nziza cyane batugejejeho. Nizere ko ahantu hose uri nawe ukomeje kumererwa neza no gukurikirana ibiganiro byiza iyogezabutumwa TV tukugezaho, kandi nizere ko kandi washimye amajwi meza, ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo korali Bethlehem iri kutugezaho. Reka se nugaruka mu kiganiro neza ari na mbwire Perezida yegereze Pasiteri mikro kugira ngo tuganire nawe. Ubundi bavuga ngo iyo umwana ataganiriye na se namenye icyo sekuru yasize avuze. Reka nyakubahwa Pasiteri, ndagira ngo uduhe ku butumwa cyangwa se uduhe ku buhamya bwa korali kuva mu mwaka w'1988 kugeza ubu ngubu. Ese ni ibiki mwagezeho? Ni ibiki mufite? Ni irihe jambo mufite kugira ngo abantu bose bumve ko hari icyo mwagezeho n'icyo muteganya kugeraho kuva muri uwo mwaka kugeza ubu ngubu? Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Mbere ya byose by'umwihariko ndabanza gushima Imana yabanye natwe kuva mu mwaka w'1988 buno tukaba tugeze mu mwaka w'2023. Shingiye ku mateka yaranze umurimo w'Imana by'umwihariko muri iyi korali kuva uriya mwaka w'1983 twagiye duhura n'ibyinshi cyagomba kuba byaratumye iyi korali itabasha kuba yabikiriho. Bimwe mu byaturanze, ndibuka hagiye haboneka abashumba batandukanye ariko bakoze umurimo w'Imana neza, aho twagendaga tuzamuka imisozi tujya gushaka abakristo dukoresheje ibicurangisho byari biriho muri icyo gihe, ingoma z'uruhu. Ahantu hose havugiraga akagoma wasangaga abaturage babona ari agashya, cyane cyane ku bantu twazengurukagamo dushaka ko ubwo butumwa bubageraho. Ijambo ry'Imana rero ryagendaga ryamamara, korali ikajya igenda yaguka mu buryo bw'uko abenshi bihanaga. Uwihannye wese tugahita tumwandika mu gitabo, bugacya tukamubatiza, akifuza guha yadusanga muri korali. Icyo gihe muri uwo mwaka w'1988 hari hariho umushumba witwaga Sebakamyi, n'ubu baracyariho. Ubu ngubu ndibwira ari kubarizwa mu nce za Kayonza, ahantu bita muri za Rwamagana. Yari umushumba mwiza cyane kandi umushumba wakundaga intama. Hagiye hakurikiranaho na bagenzi be bagenda bagera ikirenge mu cyabo nk'uko bagendaga basimburana. Haza guheruka umushumba witwaga Filimoni icya 1994 nibwo yasoje iminsi yo kubaho, yahitamwe ni jenoside. Icyo gihe turamwibuka yari afite gahunda nziza cyane. Yari afite kwigisha abantu, akunda umurimo w'Imana, zamuka imisozi ajya gushaka izazimiye. Korali icyo gihe yari iriho ari no yakomeje kugizamuka na bugingo n'ubu ikaba igifite umusaruro ungana gutya. Yari korali bitaga Tuyitegereze, yari iyobowe n'umuperezida witwaga Kanyabugande Ephraim. Uwo Kanyabugande Ephraim ubu arabarizwa Uganda. yayiyoboye igihe cy'imyaka igeze muri 6.
yagiye asimburana na bagenzi be umuntu atabasha kuvugira rimwe. Hari hariho n'umubwiriza butumwa witwaga Berekimasi Munyanziza, uwo yaritahiye nawe, yashoje iminsi yo kubaho. Uwo yari ashinzwe cyane cyane ibintu by'iyobokamana, uwabihanaga wese twaramumushyikirizaga akamwigisha, yamara kumenya ijambo ry'Imana amaze kubona fondasiyo ya Gikristo akabatizwa. Muri icyo gihe rero nari umuyobozi wa korali bitaga Umunezero, korali Umunezero, aho nari mfatanyije n'abaririmbyi nayoboraga barimo uwo witwaga Gahutu Elia, yaranyungiririje. Turi abasore biza kugera igihe Elia aza gutaha. Twagize ingorane zikomeye cyane, twatakaje umuntu twabuze iwacu wakundaga umurimo w'Imana cyane. Nyakubahwa Perezida Pasiteri, tukiri aho ngaho ndagira ngo uravuze ngo wari mukiri abasore icyo gihe, kandi Imana ishimwe ko unabivuze neza, wayoboraga korali, wowe ngo wari uri mu bantu mu mutwe ushinzwe gutunganya indirimbo no kuzandika no kuziyobora. Reka nsaba uriya mugabo wicaye hari inyuma yegere hano imbere, nawe ubwo mutuganirize neza, mutubwire ese hari impinduka zihari kuva mu mwaka w'1988 kugeza ubu ngubu? Imiririmbire ya kera n'iy'ubu ngubu iratandukanye. Ndagira ngo nyakubahwa utubwire neza, utuganirize neza, utubwire uti kera twaririmbaga gutya ariko ubu ngubu byarahindutse. Duha ubuhamya nawe. Murakoze. Nyine urabona ko byaratandukanye. Kera twari tukimo turi abasore ndetse turirimba n'indirimbo dukuye ahandi, dufashe z'ahandi. Urumva na majwi twagiraga, na base na soprano, ibintu kwari kuvangavanga, ndetse navaho twabaga twambaye n'ibintu biciriritse. Ndibuka hari nk'indirimbo twatangiriye guhimbira aho bwa mbere, dirijante ngira ngo yaza kuza kumfasha kwibuka, babonaga kwirima twa ngo hariho igihugu hakurya ya Rwaruzi nitukigeramo imiruho izabishize, Yesu azatwakira atubwira ati humura tuzanezeranwa na Yesu iteka niteka. Tukumva nyine twishimye cyane, turi kuririmba nyine ibintu byavuyeyo. Urumva rero ko Imana yadukoreye ibikomeye. Reka ngaruke kuri Pasiteri, icyo gihe twari tutaravuka, mugani wa ari umusaza twari turimo nawe mu gitondo, niwe wavuze ngo nta ba mama wacu. Icyo gihe ntabwo twari tuzi ko niba bari bariho, ariko ndagira ngo muri uwo mwaka kuva iyi korali yashingwa, hari indirimbo ikuri ku mutima, hari n'ijambo ufite muri wowe ryagufashije. Ndagira ngo uridusangize iryo jambo, ibanga ufite muri wowe, imbuto za kera z'umwimerere ufite. Ndagira ngo natwe ugende uduhereza buri umwe wese, haba dukurikiye aba twese uduhereza. Urakoze. Ni ukuri, murakoze cyane. Indirimbo twakundaga kuririmba, urabona nk'iyi korali yicaye aha, abenshi bakomoka muri iriya korali nari nyowe yitwaga Umunezero. Korali Umunezero rero nari nyirimo nyiyobora, ariko mfite n'indi nganzo nari mfite muri jye yo kujya ninjiramo ngahimba indirimbo nkazizana. Iyo niyo dushaka. Iyo ndirimbo rero ni nyinshi nibuka, ariko reka mbaririmbiremo mu ncamakeya igice kimwe cyangwa bibiri. Hari indirimbo yakundaga kugendana n'ubutumwa twifuzaga kugenda tubwira abantu kugira ngo bihane vuba. Irarimba ngo iki gihe nicyo kwitegura, umukiza Yesu ari hafi, mbe mugenzi wanjye uriteguye
kureba mu maso y'umukiza. Zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi. Abantu b'iki gihe ntibakemera kwihana ibyaha byabo ngo bakizwe, bavuga gusenga kiboneka, hamiriza Yesu uhaguruke. Zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi. Ndirimba uduce dukeya ariko ni ndende, yigize n'ibice bigeze kuri 3. Kimwe ndakigunnye bitewe nuko tufite igihe gito. Dusubiremo ako kantu. Nzihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi, zihanejo nzihanejo yatwaye benshi. kandi ubwo iyo ndirimbo mwayiririmbaga muri gucuranga akagoma? Njye nacurangaga gitari, naho abandi bagacuranga ingoma. Gitari rero zari ziriho, zari gitari bita chess, zari ziri forume niriya. Iriya gitari ntabwo gisaza, izahorana ibyiza byayo cyane, kuko ni nayo twakoreyeho cyane cyane, ifite umuziki mwiza. Hanyuma icyo gihe twakoreshaga akagoma k'uruhu, akaba ariko tudubura bikagendana na muzika ya gitari, ku buryo iyo byahuzaga rwose ducomeka akantu ka mikoro donke kayema, tugakomeka kuri iriya gitari ya sesh, noneho tukagenda agasinga twacomekaga muri rubahu, radiyo ya rubahu yakundaga gukoreshwa n'amabuye 4. Hanyuma iyo radiyo ikazamwo kagasinga kakagenda kagakomunikana na ya ema tukayomeka kuri sesh, uwo mwanya bikagenda bikavuga cyane. Byamara kuvuga cyane bikabyara umuziki, wakubitemo na ya ngoma, uwo mwanya ukabona ibintu byagenze neza, na ya majwi yanyu na ya majwi yacu meza, ukabona rwose ari ibintu mukarakaza Imana ikadusura, ikaduha amasezerano, twabwiwe ko kenshi Imana izatwagura, kandi niko byagenze, turayishimira. Ubwo rero hamwe n'ijambo ry'Imana mwambajije muti hariho ijambo ryagufashaga, hariho ijambo ryatumye mugera kuri ibi byose. Hari ijambo n'ibyishini, amagambo twagendaga tuganiraho agendanye n'icyerekezo twabaga turimo, kwifuza ko abantu bihana bagakizwa. Umusaruro wa mbere twagiye tuwukora mu ijambo riboneka mu gitabo cya Danieli igice cya 12, aho Danieli Imana yamuhishuriye ibigiye kuba muri Yerusalemu. Noneho hakaza kubaho gahunda yo kugira ngo Danieli agire ibihe byo gusenga, kugira ngo aterete Imana ibashe kumuhishura iki agagombye gukora, kugira ngo umurwa wa Yerusalemu ubashe kuba wenda warokoka cyangwa se hakagira abarokoka. Imana ngwiza kumusanga ku gisasiro, iramubwira ati rero gusenga kwawe nakumvise, ariko igira n'ibindi muhishurira byo mu gihe gishyize kera. Mu gihe cya 12 rero hari amagambo yadufashaga cyane, iyo umuntu yageragamo yahabwaga imbaraga zo gusobanura, ku buryo abantu bahagurukaga ari benshi mu iteraniro bakihana, ukajya kubona ukabona rwose iteraniro yashyushye. Ni amagambo avuga ngo icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, mw'icyo gihe gikomeye kandi kigoye azahaguruka, kizaba ari igihe cy'umubabaro utageze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe, ngo abantu bawe bazabanditswe mu gitabo. Iyo twageraga ngo bazabanditswe mu gitabo, abantu benshi cyane twarababwiraga bagahita baza bakandikwa mu gitabo, wari uruhande rwacu agafungura ikayi agahita yandika abantu bose. Yamara kubandika bagataha banejejwe nuko banditswe mu gitabo. Uwo mwanya tukaririmba ati abantu bazabanditswe mu gitabo bazarokoka. Uwo mwanya tugacekamo yuko hazabaho umubabaro mwinshi cyane ku bantu batanditswe mu gitabo. Icyo gitabo rero benshi birukankaga cyane kugira ngo bacyandikwemo, kandi umuntu wese kwifuza gukora ibikorwa bizatuma atacyandikurwamo. Benshi tukababatiza, babaga benshi,
abasaza barimo babikatsi bagiye b'abapasitoro barimo basaratiyeri b'abapasitoro bakajya baza mbese bakafata ba bantu bakabegeranya bukacya mu gitondo bakatujyana kuri Yorodani bakabatiza natwe tukaririmba nk'abacuranzi nk'abaririmbyi harimo abacuranzi twacuranganaga ba Pauline ba Rukebesha bitahiye abitwaga ba Matroshi barahunze muri cya 1994 bajya muri Kongo ntibagarutse ariko turashimira Imana kuko abakiriho kugeza saa izi ngizi baracyumva n'amateka y'ikorari zacu kandi ikorari nk'uko Imana yakomeje kwirinda ubuzima bw'ivuga butumwa hagiye habonekamo abangaba bose bateraniye ahangaha cyane cyane nkuriya mukecuru uri hariya Madamu Pasiteri Zakari twarakoranye umurimo w'Imana cyane ku buryo bukomeye twazamukanye imisozi miremire tujya kuvuna ntabwo twatinyaga imvura twatinyaga inzara twirizaga ubusa iminsi 7 iminsi 10 iminsi 15 tukayirangiza hari naho twayizengukaga zakorwa hari icyangugu tugasanga bitwaga ba Tomasi bakatwigisha gusenga twiriza ubusa iminsi 21 bakatubwira ko kwirangiza nta kibazo kandi natwe twaza kubikoresha yaje tukiriza iminsi 7 10 12 13 15 tukayirangiza aho hose rero hagiye hava mu musaruro w'imbaraga z'umwuka nicyo gitumye twaramye kugeza no musana n'isa kugira ngo nkuvireho rimwe na rizima kugira ngo ngaruke kuri president hari ikintu nshaka kukubaza urakimbwira kandi urambwiza ukuri n'ukuri sibyo aha ndagira ngo ikintu cyamenyeye kugusaba ndagira ngo umpere message ubutumwa abantu mwakuranye nabo mwatangiranye uru rugendo baba bakiriho baba batakiriho unambwire n'icyifuzo cyawe ugeze imbere y'Imana wasaba Imana urakoze yego urakoze cyane ugeze ahantu numva nkunze cyane hanyibutsa amateka y'umuhamagaro Imana yari yampamagaye nubwo nayoboraga korari nafataga igihe cyo kwiriza ubusa mbasengera aho ubu duturiye hafi ya centre ya Mugonero aho benshi bayirwaga mu isoko kwa gatatu jewe nirirwaga mu rusengero ndimo ndi gusengera korari yanjye kugira ngo urubyiruko rwari rurimo nari nshinzwe rubashe kugabanukirwa mu rwego rw'ibirangaza Imana icyo gihe yasanze mu bihe ndi gusenga Imana iduha amasezerano y'uko izadukuza tukazamuka mu ntera mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka yanasezeranyije ko harimo abantu benshi bazashyingirwa bakubaka ingo bakibaka ubu ngubu ndashimira Imana ko ingo nyinshi cyane dufite mu itorero ryacu zikomoka nyinshi ziracyariho zikomoka muri iyo korari bugingo n'ubu rero message natanga hamwe nuko ubu hariho urubyiruko kandi abatwari turi kumwe icyo gihe ubu bubatse ingo abenshi nabaririmbyi kugeza iyi saha iyo watekereje ku bihe twagiye dufata byo gusenga tujya imbere y'Imana dushishikariza abantu gukunda umurimo w'Imana hari kubonekamo umusaruro wanadutera gukomera ndetse tukaba twarabasha no gukomeza urubyiruko ruriho ubu kugira ngo urubyiruko rwacu tugenda turwereka ibyo twahoze dukora imbuto twahoze twera nabo bakazizamukana ndetse hari n'igihe twageragaho twabona harimo urubyiruko rwo kugenda rwanga kumva tukarwihererana tukaba twabasha kurwegeranya tukarukorera icyo bita ibiganiro hari ibiganiro twakoraga kugira ngo umuntu arusheho kuzinukwa isi ibirangaza byayo bikaba kure y'urubyiruko ubu rero urubyiruko rwacu impamvu akenshi na kenshi hanze ahangaha bitari kugenda neza nuko kuba hafi y'ijambo ry'Imana biri kure yabo naho ubabwira ijambo ry'Imana bumva bakwiye kwigendera mu bintu ngo bita iterambere ariko ntago bazi ko iterambere rifite agaciro ari iterambere rigusurikira mu bugingo kugira ngo kwihereza ibyo kubaho kwawe hazabasheho kuboneka kuzabaho neza kurutaho haleluya amen nkagira niro message nkuru ntago ari yo gushaka amafaranga message nkuru si yo kuzashaka abagabo n'abagore message nkuru niyo gukorera ubwami bw'Imana kuko mu gihe nk'iki turimo je numva gushishikariza urubyiruko kubwereka yuko habe ejo cyangwa ejo bundi cyangwa mu kanya ashobora kuvanwa mu mubiri yavanwa mu mubiri ari iki
yavanwa mu mubiri azapfa akazazuka ari iki? Yagombye kumenya ngo mu kanya gato ngako guhumbya turiho none, ariko mu kandi kanya twaba tumaze kurangira. Ese umuntu aramutse asinziriye yazakanguka n'iki? Daniel we yaranditse aravuga ngo abazaba barasinziriye mu gitaka bazakangukira ubugingo buhoraho. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gusuzugurwa no gukorwa n'isoni by'iteka ryose. Mbese niba mu by'ukuri urubyiruko rwacu tutari kurukangurira gukizwa, ejo itorero ry'ejo hazaza rizaba rihagaze hehe? Itorero ry'ejo hazaza imbere yacu hano twagombye kuhategura ubu. Ruya rubyiruko rugakura ruzi Kristo, rugakura ruzi kwihana ibyaha, rugakura ruzi kwaga icyaha, rugakura ruzi gusenga, kugira ngo imbaraga z'itorero zigere zifate intera y'ubuzima burambye. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Twibagirwa gira umutima wawe wihangane, mw'isi wacu dore tuzataha, mw'isi wacu dore tuzataha. Nubwo turirira mw'isi tukayibabarizwamo, nimwihangane Imana ntizatwibagirwa, mw'isi wacu dore tuzataha. Hari umunsi tuzirirwa mw'isi, ariko ntituyiraremo. Hari umunsi tuzayiraramo, ariko ntituyirirwemo. Nshuti zacu nimwihangane dore tuzataha. Amahoro adendeje ay'umuntu yamenya, tuzayabona tugeze kwa Data mw'ijuru, mw'isi wacu dore tuzataha. Tugeze kwa Data mw'ijuru, gira umutima. Hari umunsi tuzirirwa mw'isi, ariko ntituyiraremo. Hari umunsi tuzayiraramo, ariko ntituyirirwemo.
mbuze icyo kuvuga, sinzi nimba mwabyumvikanyeho na pasiteri, sinzi ukuntu bigenze, ariko ndumva mwunze mu ijambo pasiteri amaze kutubwira mu kanya, aho yavugaga ngo wese uramutse uzutse wazuka uri iki? Uramutse upfuye nonaha ku munsi w'urubanza wazuka uri iki? None indirimbo nayo ikavuga uti hari umunsi tuzayirirwamo ariko ntituyiraremo, cyangwa tukayiraramo ariko ntituyirirwemo. Message nini cyane, ngari cyane, sinzi nimba abantu badukurikiye namwe turi kumwe, nimba iyo message no murayishyikira neza, irakomeye cyane. President, ndagira ngo nguhe amasegonda make ashoboka kugira ngo dusoze ikiganiro. Indirimbo zanyu umuntu yazisangahe? Mufite indirimbo zingahe? Ziboneka hehe? Okay, murakoze cyane. Indirimbo zacu ntago ari nkeya, dufite indirimbo nyinshi, kandi indirimbo zacu ziraryoshye, zifite amavuta nk'uko namwe mwazumvise, ariko urugendo rw'iyogezabutumwa ntabwo ari urugendo rurangira rimwe, ntabwo ari urugendo rusoza ako kanya, kuko natwe twakomeje naho abandi nabo bagirije, kandi n'abandi nabo bazakomeza aho natwe tugeze. Mu by'ukuri indirimbo zacu ubu ngubu ntabwo zirakwirakwira cyane, ariko ubu ngubu aho turi gushaka kuzerekeza, icyerekezo turi kuziha ni ukuzishyira ku rubuga aho abantu bose babasha kubona ubutumwa bwacu bwiza mu ndirimbo binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, abantu bose bakagenda bazibona. Ubu turimo turifashisha dukorana n'ikinyamakuru cy'iyogezabutumwa TV, ariko mu bisanzwe nta mavideo turasohora ngo dushyire hanze, wenda dukore multiplication ubundi tugurishe nk'uko bisanzwe. Ikidufasha ni ukuvuga ubutumwa bukagera aho bujya. Ni byiza iyo umuntu agize n'amahirwe akabikora bikagira n'icyo mwinjiriza, nabyo ni sawa, ariko ikigenderewe bwite ni uko ubutumwa bwiza bugera ku bantu bose. Reka musabe ikintu kimwe rero, tutagiye kure, tutagiye hirya ngo nk'ukuntu nshishije iyo hirya, nta YouTube channel mufite? Oya, ntayo turabona. Reka tugane ku musozo rero ikiganiro. Nje nabakunze, nta kintu mfite, nta bintu byinshi mfite byo kubahereza.